hari ibitangaza byinshi. But this is a miracle of salvation. Ariko iki ni igitangaza cy'agakiza. This man went to the witch doctors. Uyu mugabo yagiye mu bapfumu To give him chance. kugira ngo asabe amahirwe, So that when he's breaking into people's houses and cars, he's not caught. kugira ngo umupfumu amuhe imiti azajya akoresha nafungura amazu y'abantu agiye kwiba, cyangwa agafata gaterina akayikubita ku nzu ntazafatwe. And this is the man who had a bunch of keys. Uyu niwe mugabo wari ufite za mfunguzo nyinshi. But the Holy Spirit arrested him on the ground. Ariko imbaraga z'umwuka wera zamufatiye hano mu And kibuga. he decided to give his life to Jesus. Ahitamo guha ubuzima bwe Yesu. Waraye ute? Warasinze Naraye cyangwa ndasinziriye. warayipfumbase Moto? Reka naraye ndasinziriye, naraye nicayeho buri ndabuca. Kagira inkuru. Yego. Naraye nicaye kuri moto buri ndabuca. Waraye wicaye kuri moto? Cyane. Ubwo se wari ugamije iki? Numvaga ndashobora kuva iruhande rwayo. Cyangwa wumvaga uri kurota? Numvaga ndashobora kuva iruhande rwayo, ndavuga nti ntabwo navira n'ubundi se kuryabona yabonamo miliyoni 2. Reka naravuze nti ndaba nicaye kuri moto yanjye. Imana yafashe mu muhogo we And haratunga. now he can speak very well. Abasha kuvuga umusaza. Yes. Maybe he wants to do something for himself. Yenda reka yivugire. Imana Sipiriyani. He's called Sipiriyani Nyirimana. Kayonza nari maze imyaka 2 ururimi rwaragobwe ariko Imana yanjye. Hallelujah. Hallelujah. Ni nziza yangiriye neza. We are here to be witnesses of what God has been doing and will continue to do in Kirehe. Uyu mugoroba turahanga kugira ngo tube abahamya babiby'Imana yakoze kandi n'iby'Imana igiye gukomeza gukora ahangaha muri Kirehe. Many of you were seeing these motorcycles from the time we brought them to this ground. Benshi muri mwebwe mwakomeje kubona izi moto uhereye igihe twazizanye hano ku kibuga. And I was hearing some people saying that they are also for Tombora. Kandi numvaga abantu bamwe basa nkaho babyibeshaho bakavuga ngo nizi nazo nizo gutombora. But we want to explain to you why they are here. Turashaka kugira ngo tubasobanurire impamvu izi moto ziri ahangaha. A Light to the Nations works with local churches. Umuryango w'umucyo w'amahanga ukorana n'amatorero. And irrespective of denomination. Kandi gukorana n'amatorero ntabwo bibanda ku itorero runaka ngo bagira ayandi basiga. From the time Evangelist Dana has been preaching here when we began on Thursday, Kuva igihe muvugabutumwa Dana yatangiye kubwiriza hano igihe twatangiraga kuwa kane, his message is one. ubutumwa bwe bwari bumwe gusa. He preaches Jesus Yakomeje kubwiriza umwami Yesu as the only savior of the world. nkaho ari we mucunguzi n'umukiza w'isi. But he has also given the church the ability to be empowered to bless the communities where they are best. Ariko ntabwo yabwirije ubutumwa gusa, ahubwo yagize n'umutima aravuga ati reka duhereze amatorero ibikoresho bizabafasha kugira ngo bakomeze gukora umurimo And w'Imana. on this I want to appreciate the team of the local pastors. Nibyo ngibyo ndashaka dushimire, mumfashe tubakomera amashyi abapasiteri b'inahangaha. Without putting standards to one church against the other. Badashizeho urwego runaka rw'itorero runaka irindi bakaryihorera. They selected 10 evangelists who have been with us for the last 2 months. Mu matorero yose baricaye batoranya amatorero 10 akwiye guhabwa ibyo bikoresho. And they selected evangelists. Batoranyije abavugabutumwa 10. So these evangelists are the ones whom you are going to have to keep on seeing in the communities all over Kirehe. Abo bavugabutumwa 10 batoranyije nibo muzakomeza kubona ahangaha muri Kirehe. The time they have been with us, igihe babanye natwe, they have been trained to do exactly what a Light to the Nations does. Wakwibaza ngo abavugabutumwa igihe bamaze bakoraga iki? Bari barimo baratozwa gukora umurimo nk'uwo umucyo w'amahanga ukora. They have been trained to fight
drugs and substance abuse. batojwe kurwanya ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bibi byose byangiza ubuzima bw'abantu. And so these evangelists, we believe within them is a message that everyone needs to listen to. kandi turizera yuko muri aba bavugabutumwa barimo mesaje umuntu uwo ari we wese akeneye kumva. And they will reach out to you bazabageraho and help you to know the dangerous consequences of using drugs. kandi bazagenda babibutsa bababwira ububi bwo gukoresha ibiyobyabwenge. They have also been trained to encourage youth to stay in schools. bazaba banashinzwe no kujya mu bigo by'amashuri babakangurira gukomeza kuguma abanyeshuri kuguma mu ishuri. Together with them, you have been seeing us in different schools all over the place. aba bavuga butumwa rero bafatanyije n'aba bakozi b'umuryango w'umuco w'amahanga mwakomeje kugenda mubabona ahantu hatandukanye. So they will be helping your children. bazaba bafasha abana banyu. They will be helping them to know the advantages of good education. bazabafasha abana banyu kumenya ibyiza byo kubona uburezi. They will help them to teach your children. They will help you to teach your children on how to be disciplined, to listen to the parents and their teachers in schools. ikindi bazakora bazaba bigisha n'abana kuba abana b'imico myiza. abo bana kandi nta bandi n'abana banyu ibyiza byo kugira ngo bagire ingeso nziza ndetse bagume no mu ishuri. But also in fulfillment of the Great Commission. ariko nanone ni mu mugambi wo gusohoza impamvu cyangwa se intego ikomeye cyane yo kujyana ubutumwa bwiza. They have been trained to preach an uncompromising gospel. batojwe kubwiriza ubutumwa butarimo kugira uburyo umuntu yakwihakana cyangwa se yakwivovotera. We believe without doubt turizera tudashidikanya that if they are supported by the church, ngo aba bavuga butumwa nibafashwa n'amatorero, if they are supported by the government, the way the government has given us a right hand of fellowship in the preparations of this crusade, niba nafashwa n'inzego za leta nk'uko zadufashije muri gahunda yo gutegura iki giterane, they will be beneficial to the entire district. ndababwiza ukuri nta gushidikanya aba bavuga butumwa bazaba b'umumaro muri aka karere kose. So I want to say that a light to the nations is not leaving Chilehe permanently. icyo nshaka kuvuga ni iki, ndashaka kubabwira ngo umuryango w'umuco w'amahanga ntabwo ugiye igiterane n'igisoza ntabwo bari buhere ko bagende burundu. So the things we have been seeing, you're going to continue to see. ibyo twabonaga tuzakomeza kubibona. So Evangelist Dana More, we would like to also appreciate the leadership of the team that has been spearheading the preparations of the crusade. rero muvuga butumwa turashaka kugira ngo tunashimire n'itsinda ryakomeje kuyobora iki gikorwa cy'igiterane. They have helped to shape these evangelists to become men of integrity. badufashije gutoza aba bavuga butumwa kugira ngo bazaba bavuga butumwa b'inyangamugayo. So Manager Obed, Pastor Isaiah and your team, we want to thank you before this public. Manager Obedi, Pastor Isayi n'abandi turashaka kubashimira imbere y'iyi mbaga nyinshi. kubera iki mudakomera Imana amashyi ku bw'aba bantu Afurika? So there is nothing about the vision and core values of a light to the nations that they don't know. nta kintu kigendanye n'iyerekwa ry'umuryango w'umuco w'amahanga cyangwa se n'ibindi bintu by'indangagaciro z'umuco w'amahanga batazi. So allow me to invite our African director as he takes the lead of Evangelist Dana More to come and graduate these wonderful evangelists. reka rero dukomere amashyi umuvugabutumwa wacu n'umuyobozi deregiteri ku rwego rwa Afurika baza imbere ahangaha kumve icyo badufitiye nabo. Hallelujah. Hallelujah. I'm so glad you came today. ati njyewe ndumva nishimye ko mwaje uyu munsi. Today is going to be an amazing, amazing day. uyu munsi uraza kuba umunsi udasanzwe kuki mudakomera Imana amashyi ariko. And I'm particularly grateful that you're here to experience our graduation ceremony.
Ndizera ko muri bugire uwo munezero wo kubona abantu basoza kino cyiciro kivuga butumwa binjira mu kazi. These men standing here with their wives. Aba bagabo bahagaze imbere yanyu n'abafasha babo. As Pastor Bosco said, has spent the last 2 months training with the light to the nations. Nkuko Pastor Bosco yabisobanuriye, amezi 2 bayamaze biga kandi bagendana natwe. And our intention is that the work of the gospel would continue long after we leave town. Icyo twifuza rero nuko uyu murimo w'ivuga butumwa ukomeza na nyuma yuko tuvuye ahangaha mukababona mu miryango yanyu. Each of these men will leave with one of these motorcycles. Muri aba bantu bose bari ahangaha, aba bagabo bahagaze imbere, buri umwe aratahana moto na bino bikoresho by'ivuga butumwa. Murakoze kubishimira. Now why motorcycles? Kuki rero moto? Because they can go where cars can't. Moto zigeraho imodoka zidashobora kugera. They can go to places that are too far to walk. Bashobora kugera ahantu kure aho umuntu adashobora kugenza amaguru. Umuryango w'ivuga butumwa wa Light to the Nations ufite amamoto 88 hirya muri East Africa. And last year alone, umwaka ushize wonyine, these 84 evangelists aba 84 babavuga butumwa saw more than 1.2 million people give their lives to Jesus Christ. Bayoboye abantu 1,200,000 babazana kuri Kristo hirya no hino mu bihugu bitandukanye twakoreyemo. Amen. Mukomere Imana amashyi, urumva ko bakora umurimo ukomeye. So you are looking at men Murimo murareba abagabo and the wives that stand by their sides n'abagore babo babashigikira mu murimo w'Imana yabahamagariye, that are going to help change the world. bagiye guhindura isi. U Rwanda rugiye kubona ubutumwa bwiza, nta bantu bakoresha ibiyobyabwenge tuzongera kubona. We've been testing their character. Twagerageje karakteri yabo. We've been training them in the things of God. Twabigishije umuco w'Imana na doctrine nzima yivuga butumwa. And today we declare that they're ready. Uyu munsi turavuga ngo bariteguye gusohoka. Mu bikomere Imana amashyi cyane. My prayer for all of you Isengesho mbasabira mwese is that you will support these men. ndabasaba kugira ngo mubashigikire nimubabona, Encourage them. mubatera iteka. Their goal isn't to build a church. Umva, ntabwo bagiye kubaka amatorero. Their goal is to build all of the churches. Ahubwo intego yabo ni ugufasha itorero no gufasha abanyarwanda bakiri mu mwijima w'icuraburindi bakoresha ibiyobyabwenge n'inzoga. Ya Yesu Kristo ni igihe twese tuzaza hamwe tugakorera umwami kandi tugasenga umwami. And so on this great day, Uyu munsi rero wakataraboneka, we have prepared a certificate twateguye certificate that indicates they have completed their initial training. isobanura ngo bashoje icyiciro cya mbere kivuga butumwa muri aya mezi 2. Their training isn't over, Ntabwo amahugurwa yaba ararangira, but the first phase is complete. ariko icyiciro cya mbere kirarangiye. And today we would like to give them their certificates. Uyu munsi rero turagira ngo tubahe certificate zabo. And so if Pastor Obed would join us, Pastor Obed na Samu ni Pastor muze, Sam would join us, na chairman w'igiterane ni muze. the chairman, if you would please join us, Nawe ngwino chairman w'igiterane. we would like to hand these certificates Turagira ngo rwose izi certificate tuzibahe, indicating that these men have done a fine job. zigaragaza ko bano bagabo bakoze umurimo utoroshye kandi umurimo mwiza. Amen. Hanyuma reka duhagarare hariya Dana, duhagarare hano, ngwino duhagarare hano. Speak in English if you want me. He talks to me in Kinyarwanda. Arimo arambwira mu Kinyarwanda nkaho nyumva. So I just answer him back. Nanjye namushubije ngo bla 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 bla. Blah, 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 blah. All right. Pastor Bosco, would you read their names? And we would be honored to shake each of their hands. Ya, Pastor Obed ngwino, noneho uzu turuka ahangaha ukora mu ntoki zabo ugere ko bahaye certificate. Sibyo?
reka duhagarare gutya we naze gutya na madamu wiwe Imana ibagirire neza. arakoze cyane tugiye kwifotoranya ifoto We invite forward Evangelist Habumugisha Jeremy. Habumugisha Jeremy hagarara aho ngaho pastor. Next is Evangelist Ruzirabuoba Eugene, together with your wife. Next is Evangelist Rusangiza Jean de Dieu. Chuma cha Yesu. Next is Evangelist Habimana Jerome. Next is Evangelist Neon Shuti Benjamin, together with his wonderful wife. Ariko ko tutabakomera mu mashyi burya amashyi menshi cyane menshi. Next is Evangelist Mutebi Emmanuel. Mutebi Emmanuel, mumukomere mu mashyi mwokagira Imana. Ntabwo mubishimiye. Next we have Manishimwe Theogene. Yes. Evangelist Manishimwe Theogene. Keep me safe. Next we have Evangelist Mojisha Fred. Mojisha Fred. He's also in the process of a family. Nawe yaje n'umuryango we ariko barahagararanye bose. And last and also important, we have Evangelist Mohizi Moise. Mumukomere mu mashyi Mohizi Moise. Mohizi Moise. So those are the evangelists that we have been training. Tumaranye igihe hano bigishwa batozwa kuba abakozi b'Imana. Those are the evangelists we have been training. And tonight Evangelist Dana has a gift to give them. Kandi uyu mugoroba umuvugabutumwa Dana afite impano zo kubaha. He has something to say about it. Hari icyo ashaka kuvuga. First of all, are you able to zoom in on this so that people can see it? Yes. Kurura zoominga. Yes. Very good. There we are. This pin is something that's very special to a Light to the Nations. Iryo darapo ririho izina Light to the Nations ni ry'ingenzi mu muryango wacu. You can't buy one of these pins. Nta hantu ushobora kugura utu dupin.
It represents members of our team. ako kantu kagaragaza yuko uyu ari umunyamuryango muri A Light to the Nations. And now that these men have completed their initial training, aba bagabo rero bamaze gusoza icyiciro cya mbere cy'amahugurwa, we are welcoming them onto the Light to the Nations team. turabakiriye mu muryango wa A Light to the Nations w'abavugabutumwa. So let's give them a big round of applause. bakomera amashyi koko uyu munsi turabakiriye mu muryango w'ivugabutumwa. nikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye akage So we would like to give them a hand of applause as they go back to their seats together with their Ndashaka wives. kubasaba aba bantu tubakomera amashyi basubira kwicara, And we want to congratulate you for this wonderful kandi occasion. twavuga ngo felicitation kubavuga. Oh, ni nziza iyo mana tuyihimbaze yangiriye neza mutima wanje Wow. Yes. Wow. I know many of you, God has healed you. Nzi yuko benshi Imana yabakijije, Others, God is continuing to heal you. abandi Imana irakomeza kubakiza, But Evangelist Dana, ariko muvugabutumwa Dana, time is not on our side. rero igihe kimwe kiradusiga. This mzee you see here, Uyu musaza ubona hano he came all the way from Kayonza. yaturutse i Kayonza, And he could not speak for 2 years. kandi imyaka ibiri ishize ntiyashoboraga kuvuga. His throat had been blocked. Mu muhogo we hari haragize He ikibazo, couldn't speak at all. ntiyashoboraga kuvuga. But as we are praying, Ariko usenze the Lord opened his throat. Imana yafashe mu muhogo we And haratungana, now he can speak very ubu well. arabasha kuvuga umusaza. Yes. Maybe he wants to do something for himself. Yenda reka yivugire. Imana Sipiriyani He's called Sipiriyani Nyirimana. Kayonza nari maze imyaka ibiri ururimi rwaragobwe ariko Imana yanjye Hallelujah. Hallelujah. Ni nziza yangiriye neza mutima wanjye. Oh, ni nziza yangiriye neza mutima wanjye. Imbazi y'Imana yangiriye neza mutima wanjye. Imbazi y'Imana. Evangelist Dana, Vugabutumwa Dana, the power of God, imbaraga zima which has no boundaries. zitagira umupaka. This man was in his house Uyu mugabo yari mu rugo rwe, and he had the sound of the speakers. yumva urusaku rwa za mikoro. When you were praying Igihe wasengaga and you say, touch wherever you feel your pain. uvuze ngo fataho ubabara hose. This man had a problem with his stomach. Uyu mugabo yari afite ikibazo mu nda ye. Something was squeezing him all the time. He couldn't breathe very well. Hari ikintu cyamufungaga inda, umunsi ku wundi ntiyashoboraga guhumeka neza, And depressing his heart. kandi kikaza kikagera nko ku mutima. But when he took an action of faith Ariko ari iwe mu nzu aryamura and kwizera, he put his hand on his stomach, ashira ukuboko kwe ku nda the ye, pain disappeared. hanyuma ari iwe ububabare buragenda. And today he came to testify
none uyu munsi yaje guhamya that God delivered him. yuko Imana There yamubohoye. are so many miracles. Hari ibitangaza byinshi And we know that we cannot have everyone kandi turabizi ko abantu bose because tutabakira. we need to obey the leadership of the country. Aha, But evangelist, ariko muvuga butumwa this man, uyu mugabo abariwe dusa nkaho yenda there are many birangirira. miracles. Hari ibitangaza byinshi But this is a miracle of salvation. ariko iki ni igitangaza cy'agakiza. This man went to the witch doctors Uyu mugabo yagiye mu bapfumu to give him charms kugira ngo asabe amahirwe so that when he's breaking into people's houses and cars, he's not caught. kugira ngo umupfumu amuhe imiti azajya akoresha nafungura amazu y'abantu agiye kwiba cyangwa agafata gaterina akayikubita ku nzu ntazafatwe. And this is the man who had a bunch of keys. Uyu niwe mugabo wari ufite za mfunguzo nyinshi But the Holy Spirit arrested him on the ground. ariko imbaraga z'umwuka wera zamufatiye hano mu And kibuga he decided to give his life to Jesus. ahitamo guha ubuzima bwe Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. uretse gatoya An evangelist. kandi muvuga butumwa. Remember the miracle in Imbale of the witch doctor who had come to bewitch the crusade. wibuke bya gitangaza cy'umupfumu waje mbare kuroga igiterane. But this one had come to steal on the crusade. ariko uyu we ntabwo yaje kuroga igiterane, yaje kwiba mu giterane. And the Holy Spirit arrested him. Now he gave his life to Jesus yesterday. imbaraga z'umwuka wera zifata uwaje kwiba Mayor. arakizwa. Mama Mayor. Mama Mayor. Mama, This is the power of the gospel in our Kalele. izo nizo mbaraga z'ubutumwa bwiza muri aka karere. The police couldn't arrest him, abapolisi ntibashobora kumufata but the power of Jesus arrested him. ariko imbaraga z'umwuka wera Now he's a new creature. ubu ni icyaro mwigisha. Give the Lord shout of praise. komera Yesu amashyi menshi we. Yangiriye neza mtuma. Imani yoba. Imani yomana. Imani yomana. Imani yomana. Imani yomana. komeza zamura amaboko, zamura. Imani yomana. Hallelujah. Imani yomana. Imani has visited Giterane. yemwe uwiteka aracyakora ibitangaza. The demons are crying. abadayimoni barimo Sicknesses kubohoka. are going. indwara zirimo zirahunga. Oh, hallelujah. haleluya. Evangelist Danamole. muvuga butumwa Danamore. This brother you see here, uyu muvandimwe ubona hano for 5 years, kumara imyaka 5 he has been having a back pain. yari afite ikibazo cy'umugongo 17 17 years. 17 He has been having a back pain. yari afite ikibazo cy'umugongo. But as you were praying, ariko urimo urasenga the pain disappeared. wa mubabaro w'imyaka 17 And now urahunga. he is free. ubu none yabohotse nimumurebe. Now, ngaho bitwereke usimbagurike turebe nk'isirabo. simbuka nk- Imbazi y'Imana. Imbazi y'Imana. Imbazi y'Imana. Imbazi y'Imana. Imbazi y'Imana. Imbazi y'Imana. Hallelujah. Now,
Evangelist Dana Mole. vuga butumwa wacu more. I know we have so many things to do. We do. Let's Ziko get going. dufite byinshi byo gukora. And we have our leaders here. Dufite abayobozi bacu I hano. know they love us so much. Ziko badukunda. And they would love us to continue. Kandi ibi bintu byabaye byiza bakwifuza ko bikomeza. But you have always taught us to obey the leadership. Ariko iteka niko wadutoje So we gutoza. want to use this time Turashaka gukoresha uyu mwanya to allow the vice mayor kugira ngo twemerere vice mayor to greet the people of Kirehe. kugira ngo asuhuze abantu ba Kirehe. And Okay. Okay. Yeah. yes, Ready? ready. Ibintu si byo? All right. Nuko. This is my happiest and saddest moment of the week. aka rero ni akanya nezerewe ariko nanone mbabaye. I'm going to tell you first, it's my saddest moment. Ariko ndagira ngo mbabwire impamvu mbabaye. Because in just a few minutes, I have to say goodbye to you. Koko mu minota mikeya ngiye kubasezera abantu ba Kirehe we. And I have fallen in love with you. Kandi nabakunze. I wish somehow I could pack you up, put you in my suitcase, and take you all home with me. Iyaba byashobokaga nkaba mfite indege yanjye nkabashyira mu ndege mwese perezida w'u Rwanda akanyemera nkabajyana. But even if we never meet again on this earth, Ariko naho tutazongera guhura muri ubu buzima. I know one day we will meet again in heaven. Icyo nzi nuko mwakijijwe umunsi umwe tuzahura mu ijuru. But this is also my happiest moment. Ariko nanone ni umwanya wanjye nezerewe. Because this is the moment that I have a chance in the name of Jesus to declare a blessing over your lives. Aka nanone ni akanya numva mpawe umugisha kuvuga mu izina rya Yesu nkahesha umugisha ubuzima bwanyu bwose. How many of you want a blessing from God? Ni bangahe mukeneye umugisha guturuka ku Uwiteka? How many of you already are blessed? Ni bangahe mwumva mumaze guhabwa umugisha? Amen. Hallelujah. It has been a beautiful, beautiful week together. Byabaye icyumweru cyiza turi kumwe aha ngaha. Now I'm going to declare these blessings. Ndagira ngo ntangaze iyi migisha ku buzima bwanyu. And if you want what I declare, Nuba ushaka icyo mvuze mu mugisha mu kwatura kwanjye, you shout amen. uvuge ngo amena n'ababa banderi badufashe. How many of you are ready? Ni bangahe mwiteguye kwakira umugisha? Amen. Amina. In the name of the Lord Jesus Christ, Mu izina rya Yesu Kristo, I declare your sins have been forgiven. ndatangaje ngo ibyaha byawe birababariwe. Vuga ngo amena. Amen. Your guilt is removed. Umutima wo guciraho iteka ukuweho. Amen. And your wounds are healed. Ibikomere byawe biromowe. Amen. Salvation has come to you. Agakiza gatashe mu rugo rwawe. Amen. You have passed from death to life. Umaze kuva mu rupfu ugiye mu bugingo. Amen. You are restored to harmony with God. Wateguriwe kuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. And you are clothed with the garments of salvation. Utwikirijwe umwambaro w'agakiza. Amen. I decree that in Jesus Christ you have an eternal and unbreakable covenant. Ndatangaza muri Kristo Yesu uzabana nawe iteka ryose niryo sezerano yaguhaye. Amen. All of God's promises are yes and amen. Amasezerano y'Uwiteka ku buzima bwawe ni yego, amena. Amen. I declare that you are now a child of the living God. Ndatangaza ngo buri umwana w'Imana ihoraho. Amen. You are God's masterpiece. Uru umuntu uzazana amahoro ku ruhande rw'Imana. Amen.
You are a new creation in Christ. uri icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. You are a citizen of heaven. uri umuturage w'ijuru. You are righteous. uri umukiranutsi. You are holy. uri uwera. And you are forgiven. kandi warababariwe. You are the light of the world. uri umucyo w'isi. You are the salt of the earth. uri umunyu w'isi. You are more than a conqueror through Christ. uri umutsinzi no kurushaho muri Kristo Yesu. You will be fruitful in every good thing. uzahabwa umugisha mu buri bintu byose uzakora. You will multiply and increase in blessing. uzagwira, uzororoka, uzikuba inshuro nyinshi. No curse will touch you. nta muvumo n'umwe uzagira icyo ugutwara. Nothing but blessing will come into your life. umugisha wonyine niwo uzinjira mu buzima bwawe. If an enemy attempts to attack, he will be caught in the act and pay you back sevenfold. umwanzi nagutera azafatwa kandi azakwishyura inshuro 7. You are blessed and called to be a blessing. warahawe umugisha kandi wahamagariwe kuba umugisha. Blessings will come upon you and overtake you. umugisha uzakuzaho kandi uzakujya imbere. Blessings will be attracted to you. uzaba rukuruzi y'umugisha. You will be a blessing magnet. uzaba rukuruzi y'umugisha. You will be blessed in the city and blessed in the country. uzahabwa umugisha mu cyaro, uzahabwa umugisha no mu mujyi. The fruit of your womb will be blessed. urubyaro rwawe rwo mu nda yawe ruzahabwa umugisha. The crops of your land will be blessed. imirima yawe ihawe umugisha. The young of your livestock will be blessed. inka woroye zizahabwa umugisha. The calves of your herds will be blessed. imikumbi yose izahabwa umugisha. The lambs of your flocks will be blessed. abana b'inka zawe bazahabwa umugisha. Your basket and your kneading trough will be blessed. ibyibo uvugiramo bizahabwa umugisha. You will be blessed out when you come in, and you will be blessed when you go out. uzahabwa umugisha winjira, uzahabwa umugisha usohoka. The Lord will grant that the enemies who rise against you will be defeated before you. abanzi bazaguhagurukira bazatsindwa imbere yawe. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. imana izohereza umugisha mu mirima yawe no ku makonte yawe na buri kintu cyose uzakora. The Lord will establish you as His holy people. imana izagushimangira, izagutera nk'umwana wayo ukiranuka. The Lord will grant you abundant prosperity. imana izaguha ubutunzi n'iterambere. The Lord will open the heavens. imana izakingura amarembo yayo y'ijuru. The storehouses of His bounty. umva ibyibo uvugiramo n'ububiko bwawe buzuzura. He will send rain on your land in due season. imana izohereza akazuba ku mirima yawe mu gihe nyacyo. And bless all of the work of your hands. imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. The Lord will make you the head and not the tail. imana izaguhindura umutwe ntabwo uzaba umurizo. You will always be on top and never on the bottom. uzahora hejuru ntabwo uzigera ujya hasi. You will have money to pay back your debt. uzishyura, imana izaguha amafaranga yo kwishyura imyenda yawe. You will have money for your children to go to school. abana bawe bazigishwa n'uwiteka.
Your children will pass their exams. abana bawe bazatsinda mu mashuri, The pastors will be blessed. abapastori muhawe umugisha, The evangelists will be blessed. abavugabutumwa muhabwe umugisha, The teachers will be blessed. abarimu bahabwe umugisha mu izina rya Yesu. The prophets will be blessed. Aha, abahanuzi nabo bahabwe umugisha, bahanura iby'ukuri. And the apostles will be blessed. Intumwa nazo zihabwe umugisha. There will be revival in the church. Haleluya, hazabaho ububyutse mu Rwanda. The churches will grow and be blessed. Amatorero azakura ahabwe umugisha, And be free from persecution. ntazigera ahura n'akarengane. Churches and pastors will reconcile. Amatorero n'abapastori bazakorana nk'abavukanyi. The president will be blessed. Perezida wa repubulika nahabwe umugisha, His cabinet will be blessed. abaminisitiri bahabwe umugisha, The governors will be blessed. abaguverineri bose bahabwe umugisha, The mayors will be blessed. abameya bose bahabwe umugisha muri kino gihugu, The vice mayors will be blessed. aba vice meya bahabwe umugisha, The judicial system shall be blessed. ubutabera buhabwe umugisha, The police will be blessed. abapolisi bacu bahabwe umugisha, The military will be blessed. abasirikare n'izindi nzego z'umutekano zihabwe umugisha. And Rwanda shall be blessed. U Rwanda ruhawe umugisha. Haleluya! U Rwanda ruhawe umugisha. Hallelujah. Ruhawe umugisha. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! There's one last thing I'd like to do together. Mbere yuko mbasezera hari akantu nshaka kubasaba, murakampa. How many of you have a cell phone that has a light on it? Ni bangahe bafite telefoni ifite itoroshi? If you have a cell phone Niba ufite telefoni with a light on it, ifite urumuri, would you take it out and turn on the light? cana urwo rumuri rwawe turebe, cana urwo rumuri. Agira ngo murebe aya matoroshi. Abari kubyuma mwihangane. There's a song I want us to hear. Hari indirimbo ngira ngo twumve ntoya. umukozi w'Imana Dr.
Danamole na timu muri kumwe mwazananye haba baturutse ku rwego rw'isi, abaturutse ku mugabane wa Afrika, abaturutse mu bihugu bitandukanye duturanye. Mumfashe amashyi impundu dushimira abakozi b'Imana bari hano kubw'igiterane kinini. Yes. Turabashimira cyane bakozi b'Imana kubw'igiterane cyiza mwatuzaniye mu karere kacu ka Kirehe. Ngira ngo mwabibonye uko abaturage babyishimiye, biratunejeje natwe nk'ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe. Reka mbanze mbashimire ku bikorwa bitandukanye byakozwe muri aka karere ka Kirehe byateguriraga iki giterane. Ubwo ibikorwa byatangizwaga ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere, hakozwe ibikorwa byinshi bitandukanye. Harimo ivugabutumwa cyangwa se ubukangurambaga mu bigo by'amashuri byose uko ari 134 birengaho byo mu karere ka Kirehe, hatanga ubutumwa butandukanye ku kwirinda ibiyobyabwenge, gukangurira abana b'abakobwa kwirinda gutwara inda zibaterwa kandi zitateguwe. Harimo gahunda yo kwimakaza siporo. Mboneraho no kubashimira ibikoresho bya siporo bitandukanye mwatanze mu mashuri yacu yose yo mu karere ka Kirehe. Turabashimiye cyane. Turongera kubashimira kandi ubwo bukangurambaga bwarakomeje n'ahantu hatandukanye hahurira abaturage benshi. Ibyo nabyo turabishimiye. Turabashimira cyane byimazeyo igikorwa mwakoze cyiza cyo kubakira abaturage bacu batishoboye amazu. Uyu munsi bakaba bafite aho baba. Abo baturage barizwa mu murenge wa Kirehe. Ibyo turabibashimiye bakozi b'Imana. Turongera kandi kubashimira umupira mwiza mwateguye mu rwego rwo kwimakaza siporo, kuko siporo ni ubuzima. Uwo mupira wahuzaga abapasitoro mu karere ka Kirehe n'abakozi b'akarere ka Kirehe. Hanyuma uwo mupira urongera uhuza kandi ikipe y'umurenge wa Kirehe n'ikipe y'umurenge wa Kigina, haza kubamo n'ibihembo. Ibyo byatugaragarije mobilisation ikomeye cyane mu karere kacu ka Kirehe. Hanyuma rero ibyo bisojwe n'igiterane cyiza cyatangiye kuri itariki ya 7 kikaba gisojwe kuri itariki ya 10. Baturage b'akarere ka Kirehe nibyo kwishimira. Mwumvise ijambo ry'Imana, ibitangaza byarakoretse n'aka kanya mu kanya birakoretse, murakeye mwaritabiriye. Turabashimira kuva mu mpande zitandukanye z'akarere kacu ka Kirehe. Mwabonye ko nabo hanze y'akarere ka Kirehe baje. Turabashimiye. Mumfasha nanone dushimire Rose Muhando niba kiri hano, hamwe n'abandi bahanzi, abaririmbyi mu makorari atandukanye. Mwarakoze, Imana ibaha umugisha. Turabashimira kandi gahunda y'ibikoresho bitandukanye byageze hano. Abaturage b'akarere kacu ka Kirehe babigiriraho umugisha, barabitumbura. Rwose ibyo ni ibintu byiza cyane. Ibikoresho bitandukanye, harimo amateleviziyo, harimo moto, harimo amagare. Twongere dushime cyane. Mwabonye utu tunoza ngendo ku bakozi b'Imana. Moto 10 zatanzwe ku bavuga butumwa musize hano mu karere kacu ka Kirehe kugira ngo ivuga butumwa rikomeze ryogere. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Turashima kandi ko umuturage wese wagezweho, habaho mwamusanze, haba waje hano, ko yahawe agatabo karimo ibikomeza kumwubaka nk'umwizera mushya cyangwa se n'usanzwe agakomera. Ibyo nabyo turabishimira nk'ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe. Tudatinze, muvuga butumwa Dr. Danamole, twaguteguriye gift nk'ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe kugira ngo tugushimire iki giterane nk'umuyobozi wa Allied to the Nations. Mu by'ukuri waracyoruganije, kiraza kigera mu karere kacu ka Kirehe. Banyegereza hano iyo gift. Pastor Ntwara nakigira hano na team twafatanije gutegura iki giterane. Mu by'ukuri tukayibashyikiriza. Irimo amagambo meza y'ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe. Tubashimiye kubw'iki giterane cyiza, mwarakoze cyane. Yes, Pastor. Karibu. Yes, we have a gift for you for those activities that we have done in our district. Thank you so much. We have two, one in Kinyarwanda and the other in English.
turabashimiye, murakoze cyane. Iki giterane gisojwe ku mugaragaro, ariko turanezerewe, turashimira inzego z'umutekano, mwaradufashije cyane, umurimo ukomeye, mumfashe tubaha amashyi menshi cyane kandi abakwiriye. Murakoze rero, ibyo twigiye aha, reka mbasabe abaturage b'akarere ka Kirehe, tuba abaturage beza, mwumvise ibyo umukozi w'Imana yatwifurije, mugende mushyire mu bikorwa, mukomeze gukizwa. Umuturage mwiza n'uwakira ijambo ry'Imana hanyuma agashyira mu bikorwa gahunda za leta. Murakoze, twese tugire umugoroba mwiza, tugire icyumweru cyiza tuzatangira ejo, tugire umwaka mwiza ukomeze kutubera mwiza wa 2024. Murakoze cyane. Uririmbira Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza kumva. Muririmbira Uwiteka, muririmbira Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye muvuge gutya nyine bisanzwe. Yesu, turabashimiye mwese mudukurikiye ku Iyobokamana TV. Turi mu karere ka Kirehe, ahari hamaze iminsi igera kuri 4 igiterane cyateguwe na Evangelist Danamori uhagarariye umuryango wa ALN cyangwa se A Light to the Nation. Turi kumwe n'umuvugabutumwe cyangwa se umupasiteri umwe mu bavugabutumwe 10 bagizwe abafatanyabikorwa bahoraho ba ALN muri aka karere ka Kirehe. Reka dutangire tumusuhuza, tubwire amazina ye, anatubwire uko ameze. Mumeze mute? Turaho tumeze neza. Mwitwa bande? Amazina ni Pastor Mutebi Emmanuel. Yego. Guturuka mu itorero rya Assemblies of God Nyakarambi. Yego. Ariko nkaba nkorana n'umuryango wa ALN Right to the Nations. Tukaba turi timu y'ivugabutumwa kujyana ubutumwa mu karere hose ndetse no kurengaho. Yego. Yego. Okay, mu byo babahaye cyangwa se mu ntwaro muzifashisha babahaye, twabonye babahamo na transport cyangwa ya moto. Mubona ari iki bigiye gufasha ivugabutumwa rya hano muri Kirehe n'ahandi hose? Mu bikoresho baduhaye, yego, navuga ngo ni umugisha kuri twe, kuko bizadufasha kugera kure hashoboka. Yego. Kuruta uko twagenda n'amaguru. Yego. Cyambere dufite ibikoresho by'indangururamajwi. Yego. Dufitemo amaprojecteur kuba twakwerekana amafilimu. Yego. Ikindi dufite moto ushobora kujya kure hashoboka mu misozi ukavuga ubutumwa bwiza, abantu bagakizwa bakava mu byaha. Yego. Okay, tugarutse kuri iki giterane, mubona ari iki kigiye gusigira abanyakirehe muri rusange? By'umwihariko muratubwira mu buryo bw'umwuka, ariko twabonye bakora no mu bifatika, batanze amagare n'ibiki. Mubona ari iki iki giterane kigiye gusiga muri aka karere? Iki giterane gisize umugisha ukomeye cyane muri aka karere, kuko ni umugisha mugari kuri twe nk'abavugabutumwa. Hari ibyo twungutse mu ijambo ry'Imana natwe tugiye kugeza ku bandi. Noneho hari n'ibifatika. Hari ibifatika abaturage babonye amagare, babonye moto, babonye inka. So urumva yuko ari umugisha mu buryo bubiri, mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'ibifatika. So umuntu wese ushobora kuba yarabashije kugera aha ngaha ntago yaviriyemo aho, yabonye ibifatika abona n'iby'umwuka wera. Ibyo mubihuza mute na rya jambo cyangwa se na ya nkuru yo muri Bibiliya ivuga ko Yesu yajyaga kubwiriza ahantu yababwirizaga nyuma akanabaha imigati? Mubihuza mute n'ibi byabaye hano? Uburyo tubihuza, Yesu umurimo we wari uwo kuvuga ubutumwa, ariko kandi akagaruka akibuka yuko
muri abantu bifuza ubutumwa bwiza bakeneye n'ibitunga umubiri. Mu butumwa bwiza harimo ibitunga umwuka, mu ijambo harimo ibitunga umwuka, hanyuma ibifatika nabyo bigatunga umubiri. Niyo mpamvu yavugaga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa, ariko akibuka yuko mu bantu yiriranywe nabo bakeneye n'ibitunga umubiri, kuko umubiri nawe ufite ibyo ukenera. Akaba ariyo mpamvu iyo mu buryo bw'umwuka wera abantu barakizwa, noneho hakaza kubaho n'uburyo bw'ibitunga umubiri, abantu bakamererwa neza. Tugana ku musozo, batubwiye ko mwebwe bavuga butumwa cyangwa se mugiye gufatanya na Ellen mwakoze training cyangwa se icyo twakita amahugurwa y'amezi 2 muri ku birenge bya Danamori abaha filozofiye. Ese ni nk'ibiki bitatu by'ingenzi yababwiye mugiye gusangiza abo muzageraho mubwira ubutumwa bwiza? Bitatu by'ingenzi. Ibintu bitatu: icya mbere ni ukubabwira Yesu, icya kabiri ni ukubabwira kuva mu byaha. Iyo umuntu yamaze kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza, igikurikiyeho ni ukuva mu byaha. Hanyuma icya gatatu, iyo uvuye mu byaha ubona ubugingo buhoraho. Ibyo bintu uko ari bitatu ni ibintu by'ingenzi cyane, kumenya Yesu, kuva mu byaha, ukazabona ubugingo buhoraho. Murakoze cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yes, nanone reka tubahe ikaze mwebwe mwese mudukurikiye. Turacyari mu karere ka Kirehe ahamaze iminsi abiri Giterane cyateguwe na Light to the Nation, umuryango w'ivugabutumwa ukorera ku isi hose uhagarariwe na Evangeliste Danamori. Muri iki Giterane kigana ku musozo hakozwe igikorwa cyo hatojwe abavugabutumwa bazakorana n'uyu muryango bihoraho kugira ngo bajye bageza ubutumwa bwiza ahantu hose. Abavugabutumwa bahawe ibikoresho bitandukanye, projecte zo kuzajya berekana amafilime y'iyobokamana, bahabwa amaradiyo arangurura cyangwa se amazipika arangurura, ariko banahabwa transport ya moto izajya bafasha kugera ahantu. Uyu turi kumwe rero ni umwe muri abo bavugabutumwa 10 nawe wahawe ibyo ngibyo, nkuko munabibona ku ikote rye nyine yambaye umudari wa Ellen cyangwa se Light to the Nation. Reka tutangire tumubaza imbamutima ze nuko yumva amerewe ku gikorwa cyiza cyamubayeho. Aratangira twibwira, umeze gute? Meze neza. Witwa nde? Nitwa Rusangiza Jean Dodier. Usanzwe uburemo muri etorero? Ni muri ADPR. Muri ADPR. Urumva umerewe ute mu mutima wawe kuba wagizwe umwe mu bavugabutumwa 10 bagiye gufasha umuryango wa Light to the Nation kugeza inkuru nziza Yesu Kristo mu baturage bo muri aka karere ka Kirehe? Ndumva ari iby'agaciro. Yego. Nabyakiriye neza. Yego. Nishimye. Yego. Kuko byambaye motivation. Yego. Mu murimo w'ivugabutumwa nkuko nari nsanzwe nkukora. Yego. Ariko hari ikiyongeyeho kigiye gutuma nshiramo imbaraga ngagera n'ahandi hantu ntigeze ngera. Moto wahawe igiye kugufasha iki mwivugabutumwa? Cya gikoresho cya moto bampaye. Yego. Urabona mu ivugabutumwa kigiye kumfasha. Egereza mikoro ku munwa. Kigiye kumfasha muri transport. Yego. Bivuga ngo aho nshobora kutagera imodoka zitagera, nzajya mfata moto mpagere, bitume mvuga ivugabutumwa mu misozi, mu bibaya, hanyuma ivugabutumwa rinyorohere mu izina rya Yesu. Okay, tuzi ko gutunga moto hano mu Rwanda bisaba uruhushya rutangwa na leta. Usanzwe ufite perime? Ni ukuvuga abantu bose mwabonye bahaye yari amamoto, ni ukuvuga udafite perime afite provisoire, afite na code agomba kugira ute gukora. Yego. Hanyuma isaha tuvuga ejo muri uku kwezi turimo ku kwezi turimo kuri 21 nzakora ikizamini cya perime. Yego. Birumvikana ntukwiye kugitsindwa. Gutsindwa hose nayo kuko oya mukwizera. Mukwizera. Kuko si ubwa mbere zaba ngiye gukora. Nizere ko mutazazikoresha mu nyungu zanyu bwite, muzazikoresha mu nyungu z'umurimo w'Imana. Ntabwo tugiye kuba abamotari. Yego. Ahubwo tugiye kuba abavugabutumwa bari profession. Yego. Intego cyangwa se intumbero ya Danamori yo kugeza ubutumwa bwiza bwa Yesu ku bantu bose, kuri mwebwe mugiye kumufasha kusa icyo kivi gute mwifashishije ibikoresho yabahaye? Niye ntego ngari mufite n'uburyo ki muzayigeraho? Ni ukuvuga mu gihe tumaranye cy'amezi 2 twamwigiyeho byinshi cyane. Yego. Ni ukuvuga icya mbere duhagurutse
nta kindi tugiye kwamamaza uretse kwamamaza ubwami bw'Imana, tukavuga Yesu wapfuye akazuka. Hanyuma ubutumwa bwiza tuzabukora, ariko binagendanye no gushishikariza urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, ndetse no gushishikariza abanyeshuri kutava mu ishuri, kuko iri vugabutumwa tumaranye mu mezi 2 twagiye dutreningwa kujya kuvuga ubutumwa mu bigo by'amashuri. Hanyuma rero ubwo arabasubiye muri Amerika, hanyuma turakomerezaho no mu bindi bigo by'amashuri. Kandi ivugabutumwa rya Danamore ntago ari ryo mu karere ka Kirehe gusa, ahubwo ni ivugabutumwa ku rwego rw'isi. Ni ukuvuga imiryango irakinguye mu gihugu, abayobozi tuzajya dukomanga tubabwire intego dufite, tubabwire ubutumwa dufite, hanyuma kandi ndumva biteguye kudufasha, kandi natwe twiteguye gufasha leta y'u Rwanda mu kurwanya ibiyobyabwenge no kurwanya inda zitateganyijwe mu bangavu, ndetse tukubaka u Rwanda twifuza ariko twifashishije ijambo ry'Imana. Ubona ari iki tugana ku musozo, iki giterane cyari kimaze iminsi 4 kibera hano, ubona ari iki kigiye kumarira aba baturage ba hano muri Kirehe? No kuvuga icyambere, iki giterane gisize hari abantu benshi cyane bakirijwe muri iki giterane. Niba umuntu nga uriya wabonye wari umujura ku rwego rukomeye, ku rwego rw'akarere, yari yaracurishije imfunguzo zirenga hafi 15 zo gukingura amazu y'abantu. Bivuga ngo uyu munsi kubakijijwe abaturage barahumeka bo yakinguriraga inzugi. Mwagiye mubona ibiyobyabwenge bagiye bazana, n'abantu bari barahawe ibintu byo mu bapfumu bakabizana hariya. Bivuga ngo mu mitima y'abantu bagiye kuruhuka, kandi ni ukuvuga abakijijwe, amatorero abegereye yiteguye kubakira no kubafasha kugira ngo bakurire muri Kristo Yesu. Hanyuma urumva abantu banywaga ibiyobyabwenge batezaga umutekano mukeya. Bivuga ngo aho batezaga umutekano mukeya bagiye kugira agahenge kubw'iki giterane, kandi numva hari ibintu byinshi cyane iki giterane cyubatse kandi kigiye kudusigira no muri ibyo maze kuvuga. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Yes, turi mu karere ka Kirehe nyine, hamwe hari kubera igiterane cyatangiye ku itariki, mu gihe ryabo cyatangiye ku itariki zingahe? Iki giterane cyatangiye tariki 7 kuwa kane. Kuwa kane. Kimaze kuwa 4, kuwa 5, kuwa 6, uyu munsi turi ku cyumweru. Uyu turi kumwe rero yitwa Mugisha, nkuko muri kumubona mu kote keza k'akawaiti, ni umwe mu bavuga butumwa 10 bagiye gukorana na Elite to the Nation. Ariko by'umwihariko waracyari muto, ni n'urubyiruko. Turagira ngo dutangire tumubaza amazina yo nayababwiye, wenda ashobora kuza kubabwira irindi rya kabiri renze kuri Mugisha. Turagira dutangire tumubaza nk'umuntu w'urubyiruko ukiri muto, yiyumva ute kuba agiye kwinjira mu bavuga butumwa bagiye gukangurira urundi rubyiruko rugenzi rwe kuri Kristo? Mugi, umeze ute? Meze neza. Irindi zina witwa ndetse ari Mugisha? Nitwa Mugisha Fred. Mugisha Fred. Yes. Niba atari ibanga, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. Ufite imyaka 22? Yes. Ku myaka 22 ubu winjiye mu ivuga butumwa? Yego. Uruva umeze ute muri wowe? Ndishimye cyane. Yego. Ku myaka yanjye ko ntangiye gukorera Imana. Yego. Ni byiza ko nkorera Imana ndi umujeni. Yego. Ikindi kandi ndashishikariza abandi basore cyangwa urubyiruko bagenzi banjye gukorera Imana. Dawidi niwe wavuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi asabiriza cyangwa ngo akorwe n'isoni. Rero ndashishikariza abajeni bagenzi banjye gukorera Imana ni byiza. Imana irahari ngo itugirire neza. Imana irahari ngo ituzamure, itugeze aho ibitekerezo byacu bitagera. Yes. Yes, mu mahugurwa y'amezi 2 mwakoze cyangwa se muri training bababwiye byinshi, babigishije byinshi, ariko uyu munsi wa none banabahaye n'ibikoresho bizabafasha, projecteri, amaspika, ariko harimo na moto. Mugisha, nizere ko iriya moto igiye gukora mu ivuga butumwa? Yes. Iriya moto ngiye kuyikoresha mu ivuga butumwa. Njya hirya no hino mbwira abantu Kristo. Yesu arahari ngo abagirire neza. Nanjye ndahari ngo mbabwire ko ahari kandi
ahari ngo abagirire neza. Yes. Mugi turi mu minsi urubyiruko rwugarijwe n'ibintu byinshi, harimo ibiyobyabwenge, harimo inda zitateganijwe, nako harimo ubusambanyi, harimo ibintu byinshi biri kwica urubyiruko, abishora mu butinganyi. Nk'urubyiruko ni uwuhe mutwaro ufitiye urubyiruko rw'u Rwanda, by'umwihariko urubyiruko rwa Kirehe, cyane ko aka karere si kuturukamo se? Cyane ko urabazi, uzi urungano rwawe rufata ibyo bintu rubikoresha, ni uwuhe mutwaro ubafitiye? Birababaje cyane kubona umwana w'umusore yishora mu biyobyabwenge. Birababaje cyane kubona umwana ava mu ishuri atarakwiye kurivamo. Ni ikintu kibabaje kuba umwana yangirika akamera nk'umusaza, kandi mu by'ukuri yakabaye ari umujene ufite imbaraga ukorera igihugu. Rero umutwaro mfite ni ugushishikariza urubyiruko kuva mu biyobyabwenge, kwirinda inda zitateganyijwe kuko ni bibi. Satani arahari ngo abashuke. Satani, ijambo ry'Imana riravuga Yohana 10:10 ngo umujura ntazanywa n'ikindi uretse kwiba no kwica no kurimbura. Satani rero arahari ngo yice urubyiruko, ababeshya bajyane muri ibyo bishuko. Ariko na Yesu yazanywe no kugira ngo aduhe ubugingo ndetse bwishi. Nanjye rero nk'umukandida w'ijuru ndahari ngo nanjye nshishikarize urubyiruko ko Yesu abakunda kandi ari kubashakira ibyiza ndetse byinshi. Urakoze. Mugi ku myaka yawe umuntu akumvishe yumva ufite package nini mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Wabikuye he? Ni ku babyeyi? Ni mu itorero usengeramo? Byaje biti ibi bintu? Ntago nababwiye itorero, sengera muri Eglise Vivante. Ndi umwana wa pasiteri Gahunga Nesori. Uro mu gitambyi? Yes. Ariko nago umwana w'umupasiteri, ariko yes, ko bose bameze, ariko Imana nanjye yangiriye neza. Yes, ndakijijwe. Unavuze ko umwuga wa muzehe cyangwa se umurimo we uzawukurikiza se yawe, ubwo ari ubuhanuzi yabafangiwe? Oya, ntago wabugiye kure. Ntago wabugiye kure. Imfuri. Mugi tugaruka kuri Giterane, twabonye habamo tombora, bakoresha tombora, abatsindiye amagare, abatsindiye inka, telefone, televiziyo, kandi abenshi nk'uko twabibonye biganjemo urubyiruko. Ubona ari iki mu buryo bw'ibifatika bw'iterambere iki Giterane kizasigira urubyiruko rwa Kirehe? Iki Giterane kibasigiye byinshi. Uhereye ku banyeshuri, rubasigiye imipira yo gukina siporo. Bagiye u Rwanda rugiye gutera imbere muri siporo. Wenda twabona u Rwanda ruzagera mu gikombe cy'isi binyuze muri Kirehe. Cyane cyane. Ikindi ibi bikoresho nka moto twabonye itwarwa n'urubyiruko, igare twabonye umukobwa rwose aritwara. Rero ni ibyishimo ku Banyarwanda, ni ibyishimo ku baturage b'akarere ka Kirehe kuri ibi bikoresho, kandi turizera ko bazabikoresha neza. Mugi urakoze cyane. Asante. Yes, turi mu karere ka Kirehe, ahari kubera igiterane cy'iminsi 4 kiri bunasozwe uyu munsi ku cyumweru. Igiterane cy'iminsi 4 cyabayemo ibitangaza bitandukanye, gukira kw'indwara ndetse n'ibindi bintu binyuranye. Muri cyo harimo no kubamo tombora, umuntu ashobora gutombora inka, igare, moto, telefone, televiziyo. Uyu musore turi kumwe rero ni umwe mu bantu amahirwe yasaze cyangwa se babyutse neza nk'uko tuya tubivuga mu Kinyarwanda, yatomboye moto. Turagira atangira tumubaza amazina ye, anatubwira uko ubu ngubu ari kwiyumva. Bite byawe? Ni sawa. Witwa nde? Twizerimana Eric. Twizerimana Eric. Eric, uvuka mu karere kano? Ka Rubavu. Muri Kirehe niho ubariko? Niho mba naje gusura. Waje gusura? Yego. Waje uri umushyitsi? Naje ndi umushyitsi. Waje ryari? Naje mu kwezi kwa mbere tariki 25. Uje gusura abantu? Yego. Ugize utya uzana mu Giterane? Yego. Ubu utomboye moto? Bandomboye moto. Umeze ute ubu ngubu wiyumvisha ute ukitomboye? Mfite ibyishimo birenze ukwemera, mfite ibyishimo birenze ukwemera. Sinzi uko niyumva mu mubiri rwose kubona ndombora moto ndazi no kugitwara. Narishimye cyane rwose. Ntago uzi gutwara moto? Ntago nzi gutwara moto. Ubu se abantu b'iwanyu
warabahamagara babwira ati urugendo rwanjye rwabaye mahire byagenze. N'ubu iyo mbabwiye ko natomboye moto ntago babyemera, baravuga ngo bazabyemera ariko bayibonye. Nyuma yo gutombora moto yego wahise upanga iki? Urumva ntiwari uzi kuyitwara, wahise utekereza iki? Natekereje ko ngiye gushaka umumotari akayintwarira akajya mverisa nkamuhereza ko ndaza ajya verisaho nanjye ngatangira ngakirigita amafaranga. Ubusanzwe wari ufite akazi? Nta kazi wari ufite? Nari ndi umucyakira. Kuvuga ngo wari umushomeri uraho, none ubu uri mu bantu batunze moto. Umushomeri utereye aho, none ubu ndunze ikinyabiziga. None ubutunze moto. Kubera Giterane. None se nta gahunda yo kwiga moto ufite? Nzayiga gusa ubwo nabura kwiga moto kandi nyifite. Kugira ujye witwara? Njye nitwara ngiye gusenga. Ugiye gusenga? N'ahandi habaye ibiterane mbyitabire ngo rashika ikinyabiziga cyanjye. Reka tugaruke inyuma gato. Batanga agapapuro kariho kode, bagisoma dukomeze. Uhagaze basoma udupapuro, yego wumva basomye kode yawe, wumvishe umeze uti? Numvishe mfite ibyishimo birenze ukwemera cyane ko dutanga udupapuro. Nari ndi umwe mu bari gutanga utwo dupapuro, babanza kutubwira ko tutemerewe gutombora. Dusaba ayo mahirwe, batubwira ko twemerewe gutombora ariko tugafata tike imwe nk'uko amateka bivuga. Numvishe basomye tike yanjye rero, numvishe ntako bisa. Navuga ndi Imana ishimwe ko imbinduriye ubuzima. Waraye ute? Warasinziriye cyangwa warayifumbase moto? Reka naraye ndasinziriye, naraye nicayeho buri ndabuca. Kagira inkuru. Yego. Naraye nicaye kuri moto buri ndabuca. Waraye wicaye kuri moto? Cyane. Ubwo se wari ugamije iki? Numvaga ndashobora kuva iruhande rwayo. Cyangwa wumvaga uri kurota? Numvaga ndashobora kuva iruhande rwayo, ndavuga ndi ntabwo navira. N'ubu se kuryabona yabonamo miliyoni 2. Reka navuze ndi ndaba nicaye kuri moto yanjye. Ni iki wabwira abantu bakeka ko ibi bintu biba birimo scam cyangwa se atari byo, atari ukuri, katari amahirwe, kari ibintu biba bipanze? Ni iki wabwira abo bantu? Icyo nabwira abantu babyumva uko nguko, ndagira ngo mabwire ko uko babyumva atari byo, ahubwo ko ibi bintu ni amahirwe ng'abandi bose bagirirwa amahirwe n'ahandi hantu muri tombora zindi zitandukanye. Aho birenze ukwemera, kuko natwe ntabwo twumvaga ko umuntu yatombora ikintu cya miliyoni 2 ngo bakimuhereze, ariko byambayeho. Ndi umugabo wo kubihamya, ubu ndayifite, ejo bazambereza assurance na plaque. Ndi umugabo wo guhamya ko uko babyumva atari byo, ko ari ibintu by'ukuri, ko nta biguzi birimo. Iyi moto ni iki giye kugufasha mu buzima? Igiye kumbindurira ubuzima. Ubu niba ndagiraga isambu ngiye kwigira kubera moto. Niba nari ndari umusirimu ngiye kuba umusirimu kubera moto. Igiye guhindura njyewe Eric imugira undi muntu. Uzagira unashaka umugore cyane rwose. Ni iki rero wabwira Danamore wateguye ibi biterane? Danamore Imana izamuha umugisha. Rwose nta kindi navuga, Imana izamuha umugisha pe. Ubona iki giterane ari iki cyamariye abandi bajene nawe urimo? Ni iki cyamariye abaturage bo muri aka karere ka Kirehe? Gusa twumvishe ko atari muri Kirehe gusa, kuko uruwi Rubavu wajuje gusura birangira utomboye moto. Iki giterane ni iki cyafashije abantu? Iyi giterane icyo cyafashije abantu abataragize amahirwe yo gutombora ibikoresho wenda byo mu buzima busanzwe, ntabwo bavuga ko batagize amahirwe, kuko harimo n'abakiyemo indwara zitandukanye. Aho twabonye nk'abantu bari mu tugare bava mu magare yabo bagenda n'amaguru, uburyo nawe yaratomboye, kuko iyo kitaza kuboneka yagomba guhama ari mu kagare. Ubwo rero nawe ntabwo yavuga ko atatomboye kandi yarakize indwara zitandukanye. N'abandi bose, n'umuntu wumvaga ko yihebye yatomboye, kumenya ko kwiheba bitagomba kubaho, ahubwo ko agomba kwizera ko Imana ishoboye byose. Igihe nikigera nawe Imana izamuhindurira ubuzima. None se uzasubirira Rubavu ryari? Ndaje nsubireyo muri ukwezi kwa 3. Twara mu modoka uri guteganya? Moto ni ikinyabiziga kandi nzanyura mu muhanda. Sawa, urakoze. Sawa, nangu murakoze. Ndagira ngo sabe abari kuri ruhande bose baze hano. I want to ask the people on this side to come over here. Tugiye kureba nanone ab'Imana igiye guhumugisha nyuma y'ibiryo by'umwuka n'ibifatika nanone. Now we are going to see how people God is going to bless after eating the food of God. Mwese muzi imbere abari kuri icyo gihande. I don't want people on this side. Muzi imbere hano, muzi imbere hano, muzi imbere hano, muzi imbere hano. Come over here now. Mufasha abanyarwanda bari hano baze hano imbere. Bafi inyuma, bafi inyuma. Even the people behind, come over here. Okay. On the front side. Okay, muriteguye? Are you ready?
nagira ngo muri aka kanya nakire Clever. Right now I'm going to welcome Clever. Atubwire niba uyu munsi dutahana inka, moto, firigo, igare, televiziyo nk'uko twari basezeranije. He is going to tell us whether today we are taking car back home, or we are taking a boat, or we are taking a motorcycle, or anything else. We are taking it back home. Buri munsi Tonight, hari umugisha mu buryo bw'umwuka there is a blessing in a spiritual way, no mu buryo bufatika. but also in a tangible way. Reka maze mbabaze ko abafite abaje kare bagaba bafite udutike mutunyereke guca muzamu ibiganza turebe. Muradufite? Okay. Mbere yuko rero bagiye kubaha ibyo babateguriye, sibyo? Before they give you what they have prepared for you, Ejo tomorrow, igiterane kizatangira nanone saa 7 n'igice tuzaba turi hano. the crusade is going to start at 1:30 p.m. Ni nabwo bazatanga amatike hano saa 7. That's when they begin to give out the tickets. Bazatanga kuba hageze. They will give it to those people who have arrived. Hanyuma mu gitondo Then tomorrow morning, abizera mwese all of you believers, dufite seminari inyigisho z'ijambo ry'Imana. we are going to have believers seminar tomorrow. Mu gitondo ntabwo harimo tombora, Tomorrow there is no tomorrow. harimo ijambo ry'Imana. There is a word of God. Aho tuzahurira muri rehema ry'inyuma. We are going to meet at that tent behind all of us. Mwumvise? Have you heard? Ariko nibigera saa 7 But when it comes into 1 p.m., igiterane cya rusange hano. all the crusade is going to start here. Kandi tugasoza kare nk'uko n'uyu munsi turi busoze kare. And then we will close it early, as today we are closing it earlier. Nizera ko twese turi kumwe. I believe all of you we are together. Uyu munsi wari umunsi wo gutangira. Tonight was a night of starting. Abantu bakirehe muri abantu beza mwahagereye igihe yabaye surprise. Good people. Ariko ejo noneho muzasanga twiteguye, twabiteguye ibintu byose abashumba n'abandi mwese bimeze neza. Tomorrow you will find us ready. All of us, but the pastors will be ready for you. Muzanire mikoro mumpere Clever hano nagira ngo tubwire ngo uyu munsi turataha iki. Another microphone and give it to Clever. Niba ufite tike yifate mu ntoki kuko hariho nimero zanditseho Clever agiye kutubwira uko tubikora. If you have your ticket, please Microphone, raise please. it up. Moja hapo moja inahitajika. Okay, muriteguye. Reka mbabwire rero. Nutsinda ushimira Imana. Nutsindwa nabwo ushimira Imana ko hari mugenzi wawe umuturanyi cyangwa ari wese agize gute atsinze. Nugira umutima mubi ejo muzatsinda wowe. Sibyo? Ariko n'ubu Imana nubwo utakimaye ariko hari undi muturage mugenzi wanjye ugitahanye. Wenda ejo ninde nije. Kuko izo tike zirashirana n'umunsi w'uyu munsi. Ejo bazatanga izindi nshyashya. Clever, tuyobore tubigenza gute? Tegura tike yawe mbere yo gutombora iyi moto uyitsindira arahabwa plaque yayo na assurance y'umwaka ndetse na essence irimo. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo namara kwitsindira tamuzi kuwa mbere abwiraga umuntu ye bamuhe ibyo byose bigenewe plaque assurance n'ibindi. Hanyuma rero mugisha ibereke koramo hasi no hagati hose uzunguze kugira ngo buri munsi arimo gazaka wote mahirwe kugira ngo umuntu wese agire amahirwe yo gutombora. Abana muze hano murabona abana muzamura amaboko yabo amaboko abiri. Murabona abana uyu wafite tike gutombora nawe baraza kumurebera nawe natsinda nuko nguko. Murabona ko abana ibiganza byabo byera siko bimeze. Aba ni abaziranenge siko bimeze. Tugiye guhera kuri telefoni warangije no hasi hose hari umwana muri iyi ndobo. Kora aho ushaka, wakora hasi, wakora hejuru, wakora hagati, wakora ku ruhande. Fata tike imwe wowe ushaka. Usaba Imana afata isani yawe. Tora nyuma ushaka itara nk'igihumbi utora ushaka hose, haba hasi haba ku ruhande
baza undi. Nomero ziriho ni 098. Genda gacaye imwe. 0 0 ikabaza gusomera. Sibyo? 0 icyenda 8 gatanu gatatu. Gasubiramo murasibona ku mayika. 0 icyenda 8 gatanu gatatu. Ndabona kuyeje. Aho uri hose utari n'uri kuko kuzanywa ubundi n'igihuze. Narababwiye ko abatike benshi bagatsinda nimwe rahagije. Nasubiramo niba hanya gatatu birabirangije. 0 icyenda yabonetse 8 arebe neza gatanu gatatu. Abari niba hari zenguruka wirukanye niba ari usanzwe amaboko babone ko hari. Turamuha umunota mike tumutegereje niba uhari. Amasegonda 50 ziri hariya ku mayekara mwese murazibona hariya. Amayekara y'inyuma 30. Ninde zamura amaboko uzawirukamo. Debuka n'umubyeyi naze umuhize hano hagati aho hagati umuhize mubanze murebe ko nimero zisa. Iyo telefone yo igiye kugenda. Umucishe hano mubanze murebe nimero ko zisa. Turebe karibu imatariyo uretse kumuzana abanza barebe ko zizima. 0 icyenda 8 gatanu gatatu. Iyo bita tashi sekretari w'Igiterane agiye kuyiguhereza. Asante sana Gaspar. Okay, nyaruka utwara telefone yawe maze baguhe byose na fagitire yayo nushaka. Witwane yakire gute aramufashe kuriya mwana mu nzira ari muri feri bose kuriya mwana mu nzira arayishimira cyane. Na telefone wagira rebera bayimushyize smartphone. Okay, abonye smartphone. Mukomere Imana amashyi. Yego. Hanyuma uri kumwe nande kubaguherekeze. Kumuri hano hari security baraguherekeze. Hakurikiyeho kandi abanyarwanda n'abana beza nta muntu. Hakurikiyeho igare noneho n'injya rikurikiyeho. Umwana ujya ukora no hasi vangavange umva wacurushije hejuru babibona hejuru. Birutse utinda moto atuyana mu ntego ngo kwame tumwe ibyangombwa byayo imanitseho. Nejo bazatanga ibindi. Iyo tukikuye zikorwa atagira iyawe ivamo atavanga yagisha tugiye kubakana. Turutse nejo hari ibindi dufite nejo kandi amezi n'ibindi byinshi amagare bafite n'ibindi. Ingi haka ifite amezi nk'umu gatana umera nk'uko bize gutya. Sawa umwana koramo aho ushaka wowe. Okay, wakora hasi hejuru hagati y'umutike imwe. Sawa. Nomero ziri kuri iyi 0 karindwi gatanu icyenda rimwe. Asubiramo 0 karindwi gatanu icyenda rimwe. Yabonetse. Subiramo 0 karindwi gatanu icyenda rimwe. Niba hari usakuze uze. Niba hari
Imana inagutegereje. Yarangiye, bafashe benshi bariye. Inshuro eshatu zarangiye. Yarangiye, Imana kuramo nawe kuramo hano. Ini tike. Yaje. Ninde ari he? Yaje. Sawa kwino. Naje kuba yuko. Iyo wibeshe ugafata tike ebyiri bihita bigwino. N'Imana iguhite guhanuka inkuru. Chama hano hagati bagufashe. Nuko yari afite umwana niyo mpamvu yateze kumubera. Kwino. Kuri moto. Ugeze kuri moto nshya. Itazirase y'umwaka na plaque na essence. Niba uri mwijyane. Hanyuma hari byinshi, hari ingejo zatangwa na moto, televiziyo n'ibindi byinshi n'amatelefoni. Muzoze kare. Ariko ukore no hasi no mundi bahasi. Yumva kora hasi ashoboka. Ubari n'ishaka. Abantu barimo barasenga ngo Mana yaba ari jewe. Kora hasi cyane hasi. Cyangwa hasi. Sawa, bari yiyemeje. Soma neza. 0, 3, 4, 5. Utore kwenye screen. 0, 3, 4, 5. Moto yagiye. Turakuwa mbega yanyuma. Abatwe byinshi n'akazi kanyu turasubiramo. 0, 3, 4, 5. Watwaye byinshi n'akazi ke. Uwo ninde ugiye gutsindira moto? Sawa. Kama hali ya mwana kama mfanya je, kama hali kitu chaka hasi, kwa hasi. Chukua ya kaso kama hasi. Giterane ngiye sasa. Yeye. Basi wewe. Yapo. Yego sema baba mimi. Asema nimero. Chama timu he. Abakubera bamwe. Bahamagare. Abakubera duhamagara mbi. Abakubera batunyisha.
mutubwire tubigeze dute turi muhe cyangwa duhamagare wenda watsinda nawe ngaho naze turebe nimero ye niba mubyishimiye mukoma amashyi turaza gusoma nimero ze Zero. Hema, turi miswini. haya anza sasa Numve, amakosa mukora. Mutakategereje imureye. bahamagare mu gatima Ibanga ririmo ni ibintu byitwa kujya gutumwe. Iki kimwe ibihagije muhabwe ibyo watsinze. yarikore Niriya? Oya. Hema, muravuga turi muhe ababwira turi muhe musabana amaboko abiri twe nimero katarizo so urwa nawe ariyo. Niba rero irihe bari bayitayemo hasi irihe okay kweva tuyimuhe abantu bavuze ngo tuyimuhe okay reka tuyimuhe turi kumwe meya yagiye ariko yadusinyiye ba gitifu barahari baze badufashe ndetse na fande hariya mufatanye muze dutange iyi moto tuyimuhe ubwo abantu bararuciye ngaho mukaba amashyi kugira ngo muzabe mukurikizwa reka sabe bayimushyikirize bose n'ibyangombwa mubimwe abana mube muzi hano abana hagarara Nyakamba ariko nzengera kapelagia ariko se kasike sabe umuyobozi w'ahangano ndikasike ku mugaragaro kuwa mbere turi ibyangombwa byayo hanyuma cyangwa uramuha izi kontake nsabe umuyobozi wajukuriye uhagarariye ingabo nawe bamwambike iyi ngofero muri babiri Imana yaguhaye nta kundi abantu baravuga bati muhe muhayijyane hanyuma rero n'ibindi hari byinshi ejo muze kandi siko bimeze nimero cy'urubanza turayimuhaye sibyo mwanazarewe ejo muzaza mwumve isi uyu munsi uzarangiza agaciro kazo tuzayigarurira tice wica hose nta kamaro ariko ni mwana uzaba muze gushaka ahantu hari kubera mwitana ababyeyi b'abana nabo abana batazi amahirwe nabo ababyeyi bagafata